isare ruguru, ariko nyine nk'uko umubyeyi wa Padiri Gerard yabivuze, umuntu mukuru, umuntu w'umugabo ntabwo bamuha ijambo ngo buri kintu abwira abantu yane basuhuza. Kristo Yesu akuze. Icya mbere cyari icyo, icya kabiri ni ukwishimira ubupadiri bwa Padiri n'ubundi Gerard umugisha. Ejo ahabwa ubupadiri hari abantu bagiye biga amadisikuru meza bakabara imyaka umuntu yaba yarize, buriya hari n'abandi bashobora guha abahanga mu mibare akabara nk'amasahani umuntu yaba yarariye, abandi bakabara inshuro yagiye ku kibuga. Ibyo byose ntacyo bitwaye, ni byiza, ariko icyo dusigarana ni uko umuntu aba ageze ku kintu yifuje kugeraho nyuma y'igihe kirekire cyangwa se kigufi. Ko n'ubundi abantu bose, niyo umuntu atajya ku ishuri n'ubundi imyaka iragenda, n'uwasigaye mu rugo yarakuze, ku buryo rero n'ubundi igihe cyose umuntu yakwicara yaryama igihe cye kirakomeza kugenda. Bityo rero ni ugushimira Imana kubera ingabire y'ubusaserdoti twaronse, cyane cyane Padiri Gerard Habumugisha, ariko natwe twese tukaboneraho. Aho tubona imbaga y'abantu iri hanze n'ubu biracyahari, natwe turi hano n'abaturutse hirya no hino, ni ukubera ko Padiri Gerard nyine yabaye padiri. Iyo aza kuba atabaye padiri ntabwo tuba twaje. Rero nicyo ngicyo gikomeye uyu munsi. Ibindi byose biza bigikurikiye ni ingaruka z'icyo ngicyo. Rero nanjye nkaba nishimiye kuba nahageze, impamvu nanayivuze, impamvu wenda naje nkerewe ni uko uyu munsi umwepiskopi yari yaje gutanga isakaramentu ryo gukomezwa muri paruwasi ya Mbugangari, kandi nawe twagombaga kumwakira tukamwishimira nk'umwepiskopi wacu natwe dukunda, ariko nyine tubona tugomba no gukomeza no muri bino birori. Niyo mpamvu twaje. Rero aba ari ugushima, ariko no kugira ngo ibi byishimo ntibizarangire. Ngo hari umuntu wigeze gusanga yagiye noneho rero asanga ibintu ataraherutse, nk'uko muri kwibona aha ngaha, ibiryo byiza, inzoga nziza ataraherutse. Noneho baramubwira bati gira icyo uvuga, urabyumva uti? Aravuga ati njyewe ikintu navuga ni kimwe, ni uko ibi biryo twakomeza kubirya ntibishire, kandi nanjye simpare. Inzoga twakomeza kuzinywa ntizishire, kandi n'inyota ntishire, nanjye simpare. Rero icyo ngicyo gisobanura ubugingo bw'iteka twifuza kuzajya. Ubugingo bw'iteka ni ahantu tuzamera neza, tutazigera duhaga, ariko bitazigera binashira. Naho ku isi abatangiye kunywa kare ubu batangiye kugira inyota kandi zigihari. Bityo rero ubwo buzima bw'iteka nibwo twifuza, ndetse akaba ari nabwo cyane cyane Padiri Gerard agomba kuzigisha abantu, cyane cyane muri paruwasi ya Mbugangari kuko yabaho ubutumwa. Tukaba twishimiye kuzabufatanya, kandi tukaba twibwira ko bizagenda neza. Ngo rero ibisigaye ni ukubashimira no kubabwira ko uyu munsi ari hano, wenda ejo haraza ku rugendo kwiyegeranya, noneho ku munsi ukurikiyeho hateye Mbugangari, ubundi muzaza kumusura murebe niba yaragezeyo amahoro, niba ibyo mwamwifurizaga byose ari kubikora abifashijwemo n'Imana. Murakoze cyane, mukomeze kugira umunsi mwiza. Padiri mukuru wa Mbugangari arakoze, turagira ngo ducunguze uburyo